hafi yewe cyane ntabwo bawumva iyo dushaka ni amafaranga Barakenye urayabona bako iki kiba kiradusubiza mu iki ora babe imeze gute imeze nareba iki ureba nk'uwizira ariko ndabona kifitagiza akaramana neza ahubwo ahita wicara hasi bavuga icara hasi niko mvuze izo wanywesha ko zigushiramo umuntu akumarira wishira hasi yewe cyane Jesus ushaka na amafaranga se mwavinje ahubwo rero cyangwa nawe umva rero ntago yaduha ubundi ingofero irava Muzehe akagacumu wagatwara cyo kuma ari makango mane icara hasi kandi ufate ku mata ibyo turakubwira byose kandi ibyo tukubwira ubyumve amafaranga y'abantu yaduha aba bakorera mwamenje ariko naba yakwe uzana amafaranga vuba zana hano vuba zana tugabanya nyine vugira vavu nangahe aya garadutunga nyine mani subundi warabanye nayandi subundi ujana ntabwo ntagije oya gagashana ihute zuba rimeze nabi pe ariko uyu munsi ngomba gucyura amafaranga cyangwa se imyambaro hariya hirya mpabonye igisoro cyambaye n'ikote rihenze ariko agenge nako dukora kote mani nawe kazi ucika na ziriya nkweto byose n'umukandara wallahi ntabwo yaba atari umusitari kuri adafite n'amafaranga aya simundi ubintu nonzira ni yakurese cyanciye free uno kuri kwimana sura aya ba Karoli naho ni kure ni fresh kabisa nawe rape kuva kare nari nabuze umuntu narangisha ndabona ukoje ewana ni kuryo hasi ariko shaka kano gakote urasa kubera iki kandi kuvuga ko shaka ikote nyine urari ikote se kote nta muntu utagiye kuza kandi faranga amapira mwiza pe reka mugire inama rero yuza amafaranga y'ino kote rigura amaye madara ndagapfusha ikote mu mbisegere nushaka uhambe n'amakariso nise byingiye birandeba mana yanjye mukobwa we mana yanjye ngukorera iki shaka ikote mu mbisegere shaka ikote urabima cyangwa naguye ako muko vanamo ndashaka nokajirata uzi mfu twasimbutse twebwe akantu kakabaye niko kankanga umfasha kwifata ngushaka kungwanya ariko gose nawe rero marayika mwiza oya gabanya amagambo dusaba dore wa mukobwa wa Karibe barihuta ameze gakote bro urashaka yakugereza mbonye kimati riko tu ni gikurese ariko nashaka zivanire